Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 27. Bashyira Yesu Pilato. Umuseke utambitse, abatambyi bakuru bose n'abakuru b'ubwo bwoko bigira inama yo kwica Yesu. Baramuboha, baramujyana bamushyira umutegeka Pilato. Yuda yiyahura. Maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko baramusubiza bati, biramaze n'ibyawe. Ifeza zijugunye mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Ariko abatambyi bakuru bajyana bya bice by'ifeza baravuga bati, amategeko ntiyemera ko tubishyira mu bubiko bw'Imana kuko ari ibiguzi by'amaraso. Bajya inama bazigura isambu y'umubumbyi ngo ijye ihambwamo abashyitsi. Nicyo gituma iyo sambu yitwa isambu y'amaraso na bugingo n'ubu. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo bajyanye ibice by'ifeza 30 aricyo giciro cy'uwo baciriye, uwo bamwe mu Bisirayeli baciriye, babigura isambu y'umubumbyi nk'uko Uwiteka yanyeretse. Pilato acira Yesu urubanza. Ubwo Yesu yari ahagaze imbere y'umutegeka, umutegeka aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye. Abatambyi bakuru n'abakuru baramurega, ariko ntiyagira icyo yireguza na hato. Maze Pilato aramubaza ati, ntiwumvise ko bagushinje byinshi? Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe. Bituma umutegeka yumirwa cyane. Muri iyo minsi mikuru, uko umwaka utashye, umutegeka yagiraga akamenyero ko kubohorera abantu imbohe imwe iyo bashakaga. Icyo gihe bari bafite imbohe y'ikimenywa bose yitwaga Baraba. Nuko bateranye, Pilato arababaza ati, uwo mushaka ko mbabohorera ni nde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Kuko yamenye yuko ishyari ari ryo rimubatangishije. Kandi uwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we amutumaho ati, ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. Nuko umutegeka yongera kubabaza ati, muri abo bombi uwo mushaka ni nde nkamubabohorera? Bati, ni Baraba. Pilato arabasubiza ati, Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Bose bati, nabambwe. Nawe arabasubiza ati, kuki yakoze icyaha ki? Ariko barushaho gusakuza cyane bati, nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushenga, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati, njyeweho nta cyaha kindiho, kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi biraba ibyanyu. Abantu bose baramusubiza bati, amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Maze ababohorera Baraba, ariko amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Abasirikari bashinyagurira Yesu. Maze abasirikari b'umutegeka bajyana Yesu mu rukiko, bamuteranirizaho ingabo zose. Baramucuza, bamwambika umwenda w'umuhemba, baboha ikamba ry'amahwa
barimwambika mu mutwe n'urubingo mu kuboko kwe kw'iburyo, baramupfukamira baramushinyagurira bati, ni amahoro mwami w'Abayuda. Bamucira amacandwe, benda rwa rubingo barumukubita mu mutwe, bamaze kumushinyagurira bamwambura wa mwenda, bamwambika imyenda ye, bamujyana kumubamba. Yesu abambwa, bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni, wamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bageze ahitwa i Gologota, hasobanurwa ngo i Nyabihanga, bamuha vino ivanze n'indurwe ngo anywe, asogongeye yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba, bagabana imyenda ye, barayifindira, bicaraho baramurinda, bashyira hejuru umutwe we ibirego bamureze byanditswe ngo, uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Maze abambuzi babiri babambana nawe, umwe iburyo bwe undi ibumoso. Abahisi baramutuka, bamuzunguriza imitwe, baravuga bati, wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize. Niba uri umwana w'Imana, manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagura batyo bati, yakijije abandi ntiyabasha kwikiza. Ko ari umwami w'Abisirayeli, namanuke ave ku musaraba nonaha, natwe turamwemera. Yiringiye Imana, ngaho nimukize nonaha, nibimukunda, kuko yavuze ati, ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Urupfu rwa Yesu. Uhereye ku isaha ya 6 habubwira 2 mu gihugu cyose, kugeza ku isaha 9. Ku isaha ya 9, maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakitani. Bisobanurwa ngo, mana yanjye, niki kikundekesheje. Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanka, yenda sipongo, ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku rubingo, arayimushomesha. Ariko abandi bati, uretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga, aratanga. Ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo 2, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Umutwaro utwara umutwe w'abasirikari n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye igishyitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati, ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hariho n'abagore benshi bari bahagaze kure bareba, nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya baramukorera. Muri bo harimo Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu na nyina wa bene Zebedayo. Yosefu ahamba Yesu. Nuko nimugoroba
haza umuntu w'umutunzi wo muri Arimataya witwaga Yozefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uwo ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, maze Pilato ategeka ko bayimuha. Yozefu ajyana intumbi, ayizingira mu mwenda w'igitare wera, ayishyira mu mva ye nshya, iyo yakorogoshoye mu rutare, abirindurira igitare ku munwa w'imva, aragenda. Mariya Magadalena na Mariya wa wundi bari bahari bicaye berekeye imva, barinda imva ya Yesu. Nuko bukeye bwaho, ari wo munsi wakurikiraga uwo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato, baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wamubeshye akiri muzima, yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse.